ni ikihe? urabaza nka mwarimu ni ukuvuga ngo kuyabika ntabwo kungukira ariko kuyashyira mu bikorwa wayabyaje ayandi bivuga ngo wowe wabyaje amafaranga wayabyaje ayandi kandi bivuga ngo icyo ubitse aho ukibitse uzajya kugikuraho usanga uko wakibitse niko kimeze cyangwa nibiba zaranakimwe sibyo bivuga ngo rero kirazira kubika amafaranga n'undi wese nuwo nagira inama namubwira ngo wibike amafaranga ahubwo amafaranga yashake mayandi dutandukanya n'umudamu wo mu biro uvuga ngo nabonye umudamu mu biro nugera kuri nguriya n'umuhinzi dutandukanye kubera ko turabahinzi turahinga tugakaraba tugasa neza nk'abandi tukajya no muri salo nk'abandi tuganisiga n'inzara nk'abandi naje guhinga nkashyiramo bote nayagujije wenda 50,000 ese 50 nari bubone ntago ari kubibona ariko kubera ko twatanze twese turi abantu 20-59 nayagujije ndayabona mugenzi wanjye arayaguza kandi ku buryo bworoshye ntago bari bumbwire ngo zana ingwate ntago bari bumbwire ngo zana ugusinyira oya ni ukuvuga ngo twebwe turishingirana yes ni ukuvuga ngo iyo umuntu atubahirije igihe ibintu byose ukeneye bigiraho ingaruka ni ukuvuga ngo nagiye ku biro nkeneye serivisi ariko nari nkeneye serivisi nzi ko n'ubundi ndi buyibone wenda saa 2 saa 3 nkaba nagarutse mu gikorwa cyanjye yego ni ukuvuga ngo serivisi yo ntayihawe neza kubera ko cyagiye kitubahirijwe hari byinshi bipfa ibikorwa byanjye birapfa bivuga ngo ibyo nateguye kuri uwo munsi kuko ubundi ugomba kuba ku munsi wawuhaye igihe ikintu igihe turabasuhuje kandi tubaye ikaze abakurikira zo Speed njye ni Mike Speed twasuye abahinzi bo mu karere ka Kayonza tugiye kuganira nabo batubwire kuri umushinga batubwire ku murimo batubwire ku gihe turi buganire ibintu byinshi reka abanze batwibwire mwatangira mwibwira abakurikira zo Speed. Nitwa Mutegwa Amaso Dorothea nkaba ndi umuhinzi ukorera mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama akagari na Karurambi nkaba ndi umuhinzi w'ibihingwa bitandukanye ariko ubu akaba turi mu buhinzi bw'inanasi cyane cyane ko ubu aricyo kiganiro tugiye kugirana. Urakoze cyane nawe wakwibwira abakurikira zo Speed. Murakoze abanyamakuru tubahaye ikaze kuba mwaje kudusura muri ubu buhinzi bwacu bw'inanasi cyo kora mbere reka mbanze nibwire abo tutaziranye nitwa Mukambarushimana Perepeti nkaba ndi presidente w'iri tsinda ry'ubuhinzi bwo guhinga inanasi ubwo rero tukaba twari muri uyu murima tukaba tugize amahirwe yuko umunyamakuru aza kudusura. Iryo tsinda se uyoboye ryitwa ngo iki? Ryitwa Tugira Impuhwe. Murakoze kutwibwira kwibwira abakurikira zo Speed nagira ngo mbabaze nk'umuntu wumvishe Kayonza atahazi cyangwa se ari bwa mbere wumvishe ako kare ka Kayonza yabona iheshusho cyangwa yabona Kayonza yakumva Kayonza nk'akarere kameze gute? Kayonza ni akarere keza kandi gafite imisozi ariko itari miremire ariko iyo misozi nta kidutwaye ubutaka bwaho bwera buri mbuto yose. Akarere ka Kayonza ubundi ni akarere kera igihingwa cy'urutoki cyane cyane ariko imyaka yose irahera ntago hakunda kugira ubutaka busharira haba ubutaka bwiza wenda uretse ko abahinzi bahinze mu kajagari nibwo akarere ka Kayonza batakabyaza umusaruro cyane bitewe n'igihe tugezemo n'imyaka tumaze kuri iyi si ariko ubundi akarere ka Kayonza navuga ko ngira ngo kera mwajyaga mwumva ko ari ikigega cy'u Rwanda. N'ikigega cy'u Rwanda kera imyaka yose igihingwa cyose ushaka wagishaka mu karere ka Kayonza.
bivuze ko hari ibiryo mbese. navuga ngo hari ibiryo, hari ubutaka bwiza, yewe hari n'abahinzi bo kubuhinga. Ku bucuruzi se Kayonza himeze gute? ku bucuruzi Kayonza rwose mbona yendereye cyane, tubivuge mu rurimi rw'igiswahili. Ubwo rero haba umuhinzi byagenda neza, yaba umucuruzi byakendereye, twese turagurirana. Hanyuma uvuga ngo umwagize undi. Hanyuma umwihariko w'akarere ka Kayonza rero nubuhe? Umwihariko w'akarere ka Kayonza rero icya mbere ngenda gashima no ku miyoborere myiza n'ubuyobozi bwaho. Urabona turi abagore biteje imbere, urabona ko dusa neza. Aho tugeze bamwe barikanga, uriya muntu akora hehe? Kandi tugizwe n'ubuhinzi. Ni ukuvuga ngo abadamu b'akarere ka Kayonza twateye imbere. Ariko hari imvugo kera yajyaga ibaho, umuntu udafite akazi bamubaza agahita avuga ati ndi umuhinzi. Umuntu wese udafite akazi akavuga ati ndi umuhinzi. Ibyo bintu biracyabaho cyangwa byaracitse? Murakoze cyane. Ubu navuga ko waba yibeshya ko adafite akazi ari umuhinzi, yababeshya. Umuhinzi ni umuhinzi nyine, kandi umuhinzi nawe afite akazi. Kuko niba nigeze kukubwira ukibyibuka, nakubwiye ngo umuhinzi niwe utunga abo bose bicaye muri biro. Yego. Bivuga ngo rero niwe ufite akazi. Nanone hari abahinzi ariko tujya tuganira, wamubaza ni umuhinzi, afite umurima w'inanasi, arasarura, yarinjiza amafaranga, wamubaza akavuga ati nta kazi mfite, kandi ari umuhinzi. Ajya kubwira ahubwo ko afite akazi. Kuko impamvu avuga ko afite akazi nuko atunze n'abandi bakozi bose. Iyo myumvire rero ndumva yagakwiriye guhinduka. Yagakwiye guhinduka, kubera yuko umuhinzi ubundi niwe mukozi, niwe ufite akazi. Kuko wa mucuruzi ni njyewe muhiki ibyo akora. Wa wundi uri mu biro akorera amafaranga, ngahinga ubuhinzi bwanjye nkamutunga. Utahinze ntacyo yarya. Murakoze cyane. Ngira ngo mwabyumvishe ko turi mu murima w'inanasi, mwanabibonye. Nagira ngo mbabaze, uyu mushinga w'inanasi mumaze igihe kingana iki mukora? Ubuhinzi bw'inanasi ngira ngo ubu tugiye kumara umwaka umwe tuwukora, cyane ko ubundi twabanje guhinga ibindi, ariko tubona ko dukurikije igihe tugezemo n'imirire mibi y'abana tubona bitewe no kutajya imboga n'imbuto, twatekereje ko turamutse tugize igihingwa cy'inanasi dushobora kuzafasha abana bacu tukaba twabakura mu mirire mibi. Kugira ngo dutegure iki gihingwa cy'inanasi, twagiteguye turi itsinda ry'abadamu. Yego. Twari abadamu 20, n'ubundi twari dusanzwe tuba mu matsinda yo kwizigama no kugurizanya. Ariko tumaze kubona ko igihingwa cy'inanasi gishobora kudufasha kugira aho kituvana n'umuryango naho kitugeza, kandi tukabona ko ari igihingwa cyiza kigerageza kwihanganira imihindagurikire y'ikirere, dutangira gutegura umurima, ndetse dutangira no gushaka amakuru yerekeranye n'ubuhinzi bw'inanasi. Akamaro kazo ko twari tukazi, kuko n'ubundi twarazihahaga, ariko tukabona ko kuzihaha no kuzihingira ari ibintu bitandukanye. Twaziguraga ziduhenze, kandi tubona ko dufite ubutaka, ariko twumva ko tuzihinze natwe twazibyaza umusaruro, tukaba twayikwinjira mu iterambere neza, duhinga ibihingwa twavanagaho n'ubundi umusaruro, ariko noneho tukaba dufite n'ubuzima bwiza buri mu bana bacu. Kugira ngo muzihinge mwari mugamije iki? Mwari mugamije kuzitera kugira ngo mugire imibereho myiza, cyangwa mwari mugamije kuzikuramo amafaranga? Twari tugamije kuzikuraho imibereho myiza y'umuryango wacu, ikindi tugamije no gukora ku ifaranga. Mwavuze ko hari ibindi bihingwa mwahinze mbere, ni ibihe? Ni ukuvuga ngo dufite ibihingwa duhinga urusenda, ndetse tugahinga n'ibitunguru. Bivuga ngo rero ibyo bihingwa byose twari dusanzwe tubihinga, ariko ntabwo twari twagahinga inanasi. Mbese mwari mugabwaye muri abahinzi? Twari dusanzwe turi abahinzi b'umwuga. Dusanzwe duhinga. Ngira ngo ino nareba, urabona uko inanasi ziteye, bigaragara ko ari umuhinzi w'umwuga. Urabona ko ziri nabonye ziteye ku murongo rwose. Ntabwo ari inanasi ziteye mu kajagari. Ntabwo ari mu kajagari. Ikikwereka rero ko dufite ubuhinzi bw'umwuga. Yego. Ariko nyirizina, nubwo ubona uyu murima, hari indi mirima twahinze ubu twaba twaguriyeho imirima yacu y'inanasi, cyane ko tuvuga ngo umuhinzi w'umwuga ubundi icyo aba ashaka ni ukugira ngo atunge amafaranga, agire iterambere, itsinda nyirizina rigira iterambere, umuryango ugira iterambere, yewe n'igihugu muri rusange. Murye ariko nimukorere kwihaza gusa, n'isoko dusagurira amasoko. Yego. Cyane ko twumva ko ari n'igihingwa twe tuzakomeza twazanahinduramo
ibindi bikorwa byabyara umusaruro ko bivuye ku nanasi. Yego, mukaba mwakora nk'umutobe wazo. Twakoramo imitobe y'inanasi ndetse byaba ngombwa tukaba twanagira n'uruganda. Oya, nicyo cyerekezo mu gikomeze. Cyerekezo rero twe dufite ni nayo ntego dufite. Ibaza ko Imana nidufasha natwe tugakora, izabafasha tuzagera ku ntego yo kuba twagira uruganda rukora amaji n'abandi. Ngira ngo amaso aguhaye ukarambura. Nahabonye rwose. Nabonye ari umusozi munini. Twambitse iki gihingwa cy'inanasi. Ibaza ko icyo gikorwa cyatanga umusaruro. Iri tsinda ryanyu cyangwa ubuhinzi bwanyu, hari agafaranga mwari mwatangira gukirigita? Oya, ntago turatangira gukora ku ifaranga, kubera ko ni ukuvuga ngo ubu harimo harabura amezi 2 ngo umwaka wuzure kugira ngo zere. Yego. Kandi ubundi inanasi ubundi zitangira kwera neza mu myaka 2, naho mu mwaka umwe habagenda hazamo inanasi imwe nk'iyi ngiyi. Ubwo rero turateganya ko mu myaka 2 buri nanasi izaba ifite imbuto, izaba yeze. Wow. Murakoze cyane kutuganiriza neza mukadusobanurira ubuhinzi bw'inanasi, ariko buriya umushinga wose, yaba ubuhinzi yaba ubucuruzi, ugenda ugira imbogamizi. Kuba mumaze umwaka mukora, hari imbogamizi mushaka kuba mufite cyangwa se mwarabonyemo. Mbabaze se ni izihe mbogamizi mubonamo, ni iki kiburamo kugira ngo tuzagere kuri ya ntumbero twifuza? Navuga ko udukurikije igihingwa cy'inanasi nta mbogamizi ziri muretse abo bajura. Inanasi nta ndwara zifite. Dukurikije uko tumaze kugiye twazitereye nta ndwara twabonye. Dukurikije ko twagiye dushaka amakuru, twasanze inanasi ari cyo gihingwa cya mbere kidagira indwara ziboneka zishobora kuvuga ngo iki gihingwa cyabaye imbogamizi bitewe n'indwara. Navuga ko rero nubwo twahinze n'ubundi tuvuga ngo turashaka amasoko twabanje kumenya ngo hari amasoko y'iki gihingwa, amasoko y'inanasi arahari. Twahinze tubanje gushaka amasoko y'aho tuzagurisha igihingwa cyacu. Nenda no kubabaza ku masoko, ese ikijyanye n'isoko mwizeye ko muzaribona? Isoko rirahari. Murarifite? Turarifite, tujya guhinga twari dufite amakuru y'isoko ryaho tuzagurisha. Ahako mwabanje mukora ubushakashatsi ku gihingwa, mushaka n'isoko, ibintu byose mwari mwarangije kubyitegura? Yego. Yaratubwiye ko nta ndwara nyinshi zikunda kuba mu nanasi, byumvikana ko imbogamizi zisa nkaho ari nkeya. Imbogamizi zo ni nkeya, nubwo imbogamizi ihari cyane cyane ariyo y'abajura, ariko icyo tuzi ko nizera abo bajura nabo tuzi ko tuzabafatira ingamba. Nizihe ngamba muzabafatira? Tuzashyiramo uzazirinda, nihajyamo uzirinda uwazafata, n'ubundi ubwo urumva ko nta wundi uzaturuka inyuma kuko azaba yabonye igihano wa wundi yabonye. Ibyo ni byiza. Ubundi ho hari ikibazo ugerageza no gushaka igisubizo, urumva ko igisubizo gihari. Niba ikibazo gihari cy'ubujura, ubwo ngubwo no gushaka umuzamu akajya azirinda. Mutubwiye kuri iki gihingwa cy'inanasi, ariko nagira ngo musobanurire abadukurikiye neza uburyo ubuhinzi bw'inanasi bukorwa gute, bategura gute umurima, mbese muse nk'abatwigisha uburyo iki gihingwa n'uwadukurikira nawe yamenyaho byinshi. Murakoze cyane. Igihingwa cy'inanasi ni igihingwa cyiza kandi kitarushya guhinga. Ni ukuvuga ngo utegura umurima wawe. Utegura gute? Gutegura umurima ni ukuvuga guhinga. Gutegura umurima ni ugutegura aho uzahinga, ukawutegura neza, ukawuhinga, wamara kuwuhinga ukawushyiramo ifumbire, wamara gushyiramo ifumbire noneho ugategura cya gihingwa cy'inanasi ugiye guhingamo, ukagishyira hafi y'umurima, ukagenda uhinga neza ku murongo, noneho ukagenda ucukura imyobo. Ni ukuvuga ngo umwobo ushyiramo inanasi ni santimetero 60 z'ubujya kuzimu. Ubutambike wagira santimetero nke kugira ngo ubone aho uza gushyira ya fumbire. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze gucukura ya myobo yawe ukayishyiramo ifumbire, hagati y'umwobo n'undi biterwa n'ubutaka nabwo uko bumeze. Niba ari igihe ari ubutaka bwiza bwawe wizeye ko budasharira, bufite ifumbire ihagije, ushobora gutera hagati y'inanasi n'indi santimetero 80. Okay. Kuvuga ngo muri santimetero hanyuma haba ari ubutaka busharira, aribuze ku butaka budasharira, bwaba ari ubutaka busharira ugateramo hagati y'inanasi n'indi santimetero 60, n'undi uvanaho akantu gato cyane. Yego. Icyo gihingwa rero iyo umaze kuwutegura neza ugashyiramo ya fumbire yawe, noneho iyo ugiye gutera ya nanasi urabanza ukayivanaho bya bintu byumye byo hasi. Bya bintu byumye byo hasi ubikokoraho, ugashyiraho ya nanasi yawe, hanyuma wamara kuyishyiramo ukirinda gushyiramo itaka.
mu hejuru hano mu mutima wirinda ko hajyamo itaka. Impamvu wirinda ko hajyamo itaka, iyo rya taka rigiyemo inanasi ntabwo yera kuko niho izamukira igitoki cyayo, icyo twita igitoki cyayo kizamukira hejuru ahangaha. Noneho rero iyo hagiyemo rya taka utegereza ko inanasi yawe izera ukabibura, ikabaho ugategereza ko izera ukabibura. Hari n'abahinzi benshi bajya kubagara bagashyiramo itaka bakavuga ngo inanasi zabo ntizera. Noneho wirinda ko hajyamo itaka, wirinda ko itaka rijyamo hano hejuru. Ni ukuvuga ngo n'ubu uzitegereje wasanga nta taka ririmo. Niyo mpamvu zisasirwa, ni ukwanga ko ya mvura iyo iguye hajyamo ibitaka, zamura rya taka karishyira mu mwumba inanasi. Rero inanasi yawe iyo umaze kuyitera gutyo ukayishyiramo ifumbire ukayisasira ukayirinda itaka, inanasi yawe kwera nako kanya zitangiye. Hanyuma se inanasi bajya bazuhira? Oya, ntabwo inanasi zuhirwa, amazi yo yibikamo aho imvura igwiriye n'ubundi gisanga. Ubundi inanasi twebwe tuyisanisha n'igitana, sinzi nimba ibintu bita imigwegwe waba ubizi, kuko ni ukuvuga ngo ubushobozi bwabyo bw'ukuntu buhangana n'ikirere kirimo izuba tubugereranya n'igitana. Bivuze ko ahantu h'izuba h'imisozi inanasi irabyihanganira cyane, kubera ko ubundi aho kenshi inanasi ishaka guhingwa ku butaka bubi. Sinzi niba muzi ikintu bita kwizigama. Kwizigama turizigama, nubwo turi itsinda rihinga ariko n'ubundi twizigama 2 mu kwezi. Twizigama ku cyumweru cya 2, tukizigama no ku cyumweru cya nyuma. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo tugezemo hano muri uyu murima wacu turaza tugakora, ubundi duterana buri wa 2 wa buri cyumweru. Ubwo rero iyo wa munsi wacu wageze, cya cyumweru cyacu cyageze, turaza tugakora ibyo twakagombye gukora mu murima wacu, yarangiza isaha yagera tukicara tugatangira rero tukizigama, twizigama amafaranga 500. Wow, ndumva ikintu cyo kwizigama numvaga ngiye kubasobanuzaho byinshi, none ahubwo nsanze munabikora. Nagira ngo mubaze se kwizigama n'iterambere bihurira hehe, cyangwa se iterambere no kwizigama bifitanye ihe sano? Urakoze cyane. Kwizigama n'iterambere navuga ko ni ikintu kimwe, bifitanye isano. Bivuga ngo kwizigama nibyo bikwinjiza mu iterambere. Yego. Niyo mpamvu rero bifitanye isano ya hafi, kuko utizigamye ntabwo wazagera mu iterambere. Ikintu cyose nuko ugomba kukizigamira. Nagira ngo nkubwire wenda akantu gato, n'ubundi kugira ngo tugere kuri ibi bikorwa nuko twabanje kwizigama. Mwarabanje mugira igitekerezo muravuga mutereka twizigamire kugira tuzagira icyo dukora. Twabanje kwizigama, tubona amafaranga, ndetse tutekereza ko nibwo tunahinga ariko dukeneye ifumbire. Yego. Tubanza kugurira abanyamuryango amatungo magufi y'ihene. Bivuga ngo umunyamuryango wese twamuhaye itungo ry'ihene. Bivuga ngo na ya fumbire tuzana ahangaha ntago ni yanyu ifumbire yacu. Yego. Muri bwa bwizime bwacu rero nibwo twavanyemo amafaranga tuguramo ya matungo abanyamuryango. Noneho abanyamuryango n'ubundi yo twahuriye aha tuzana amafumbire n'ubundi tuvanye kuri ya matungo. Bivuze rero ahubwo muri abahinzi borozi. Turabahinzi borozi. Ntago turi abahinzi gusa. Yego. Kuko twabonye ko tutabahinzi gusa kandi mukeneye n'ifumbire. Twumva ko ni kwa kundi ko kugabanya ibishoro, ibishoro bibe bike bibe nyinshi. Yego. Rya tungo ryacu tuzarivanaho amafaranga, tuvanaho ifumbire, cya gihingwa cyacu kibona ifumbire tukibyaza umusaruro. Aho mwana bumva ko kwizigama ari ukubika amafaranga, akumva muri bwizigame gusa amafaranga mugomeze muyabike, ariko mwaravuze muti amafaranga twizigamye aho kuyabika, aho kujyana kuri banka, reka tuyashore mu bikorwa. Ntuburakoze cyane. Twebwe ntago twumvaga ko amafaranga yabikwa, ahubwo kugira ngo abikwe twebwe twayibika. Mwayakoresha. Twarayaguzaga tukayagurizanya, tukayagarura ariho inyungu. Yes. Ni ukuvuga ngo ya nyungu yabaga ivuye ku mafaranga yanjye n'ayuri. Yego. Kandi noneho ya mafaranga niba twatanze, ngira ngo mugenzi wanjye yigeze kubwira ko twatangaga amafaranga 500. Ariko twaje kuva kuri 500 tujya ku 1000. Bivuga ngo bwari uburyo bwo kongera inyungu. Niba nayagujije wenda 50,000. Ese 50 nari bubone? Ntago ari kubibona. Ariko kubera ko twatanze twese turi abantu 20, 59 nayagujije ndayabona. Mugenzi wanjye arayaguza kandi ku buryo bworoshye. Ku buryo bworoshye, ntago bari bumbwire ngo zana ingwate, ntago bari bumbwire ngo zana ugusinyira. Oya, ni ukuvuga ngo twebwe turishingirana. Yes.
kuri kwa kwishingirana kwacu rero gutuma tugirana icyizere hagati muri twebwe tukaba twavuga ngo ngurije amafaranga ndagiye nyakoresheje igikorwa runaka kuko arabo twagiye tuguriza bagacuruza inyanya bagaha abakozi mu mirima bagakora ibikorwa bibyara inyungu cyangwa bakatugarurira inyungu yacu ndetse twe dufataho n'inyungu nyinshi cyane kuko ari ibyacu uwo tugurije duha 10%. Ibaza inyungu y'10% kandi irava n'ubundi mu mafaranga yacu kandi twayabonye bitatugoye tutagiye ngo banki tubwire ngo zana ibi ntabwo bazadutereza cyamunara kuko nawe afite ibikorwa mu itsinda yego bya bikorwa bye bizamwishyura. Hanyuma ni gute mwagize igitekerezo cyo kuvuga muti amafaranga yo kugira tugomeze tuyabike reka tuyashore? Iki gitekerezo twashyizanye kubera ko twashakaga gutera imbere cyane ko ubundi se amafaranga ari ukuyabika ari no kuyashora mu bikorwa igifite inyungu cyangwa igifite akamaro ni ikihe? Urabaza nka mwarimu ni ukuvuga ngo kuyabika ntabwo akungukira ariko kuyashyira mu bikorwa wayabyaje ayandi. Bivuga ngo wowe wabyaje amafaranga wayabyaje ayandi kandi bivuga ngo icyo ubitse aho ukibitse uzajya kugikuraho usanga uko wakibitse niko kimeze cyangwa ntibibazana na kimwe sibyo. Bivuga ngo rero kirazira kubika amafaranga n'undi wese nuwo nagira inama namubwira ngo wibike amafaranga ahubwo amafaranga yashakemo ayandi. Wow. Nawe wagira inama abantu bumva yuko amafaranga niba ari ukwizigama 100,000 akavuga ati ndashyira kuri konte ubu ni uwa mbere cyangwa ndakavuga ati 100,000 ngiye kubishora aho kujya unyabike nyashyire kuri konte ngiye kuyashora mu bikorwa. Abo bantu batandukaniye hehe? Gusa ikintu ngewe mbona twebwe twamaze kwinjiramo twamaze kwinjira mu iterambere twamaze kubona ikiza cyo gucuruza amafaranga urumva. Ubwo rero gusa iyo myumvire twebwe mu murenge wacu ntago ikirimo. Ariko n'undi utari mu murenge wacu utari wamenya ubwiza bwo kubyaza ikintu ikindi nawe namushishikariza kureba itsinda ajyamo. Ni ukuvuga ngo ryatsinda iyo ugujijemo 5,000 uragenda ukagura intebo y'inyanya. Ya ntebo y'inyanya haragenda hakazaho amafaranga 500 kandi ya mafaranga 500 ntabwo ugende mu nzira ngo yatoragure. Ubwo rero nanjye icyo nashishikariza abantu ni ukuvuga ngo umuntu ugifite imyumvire yuko agomba gufata amafaranga akagenda akayabika kuri banke iratuzigamira nibyo ariko tugomba natwe ibyacu kuyibyaza umusaruro. Hari abadukurikiye bashobora gukenera inanasi, bashobora gukenera gukorana namwe, mubahe telefone yanyu babe babavugisha babe babagisha n'inama se. Murakoze cyane. Navuga ngo gutanga telefone ni byiza cyane ko nabo bazakenera imbuto kandi imbuto turi tayari kuyitanga. Abakeneye guhinga inanasi n'amasomo n'abakeneye n'amasomo cyane ko bakeneye kuzahinga nabo turi tayari kubategurira neza uburyo bw'ukuntu inanasi bazihinga n'urugendo shuri turabemera ko baza mu rugendo shuri. Hanyuma telefone yanjye ni 0785 89 83 2. Akaba wenda ikirenzeho nuko n'ubundi mpagarariye amatsinda atandukanye hari n'ibindi tuzaganiraho bitandukanye by'ubundi buhinzi butandukanye ku buryo babona ubuhinzi bwose bifuza muri rusange. Ngira ngo twatangiye twibwirana amazina ariko nabwo ndisubiyemo nta kibazo rwose. Nitwa Mukambarushimana Perpetua nkaba ntuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Nyamirama akagari ka Rurambi umudugudu wa Ruvumu. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 68 064 89. Ubundi abantu benshi mu Rwanda bamenyereye yuko akazi ari aka buri kwezi kandi nyine ngo ubuhinzi ntago buhemba buri kwezi. Murakoze cyane. Abantu benshi bumva ko akazi ko mu biro ariko kazi cyangwa se akazi k'ubucuruzi ariko umucuruzi n'umuhinzi burya ni abavandimwe kuko iyo wahinze umucuruzi arakugana. Yego. Ni ukuvuga ngo icyo agushakaho n'ibyo wahinze nawe icyo umushakaho ni amafaranga kugira ngo umuhe bizajya gucuruza. Bivuga ngo rero navuga ko abantu bose nabagira inama yo kumva ko umurimo akazi atari ukuba mu biro atari ukumva ko ari kujya gushaka akazi ahubwo wowe ugomba kukishakamo. Yego. Ubuhinzi nkurikije ko ubuhinzi ni ikintu gitunga abantu benshi. Ari umukozi wo mu biro
azatungwa n'umuhinzi. Bivuga ngo rero navuga ko umuhinzi niwe muntu wa mbere utunze abantu bose bo kwisi. Ibyo nibyo. Navuga ko ubuhinzi ari nawe muntu ufite akazi karenza akabandi. Kuko utariye ntiwakwicara mu biro, utariye ntiwakwicara ku modoka, utariye ntiwayobora abaturage, ntacyo wabasha kubabwira. Bivuga ngo rero navuga ko umuhinzi ariko kazi karenze akabandi. Yego. Kandi navuga ngo wenda nkurikije ko wenda uratubona natwe turi kumwe urabona uko dusa. Mumeze neza. Mumeze neza. Mumeze neza rwose. Ntabwo wadutandukanya n'umudamu wo mu biro. Uvuga ngo nabonye umudamu mu biro nugera kuri twe n'umuhinzi. Dutandukanye kubera ko turabahinzi. Turahinga tugakaraba tugasa neza nk'abandi tukajya no muri salo nk'abandi. Tugandisiga n'inzara nk'abandi. Naje guhinga nkashyiramo bote. Sindi buvemo sinzara zanjye nkazoza. Bivuga ngo rero ubuhinzi buri ku mwanya wa mbere kandi ubuhinzi buratugaburira buradutunze amafaranga ndayabona nkanarya neza. Ukanarya neza. Iki gihingwa iyo ibiryo ukisaruriye ni ibiryo bigifite biri naturel atari cya kindi cyanitswe ku zuba ngo we nuzana amafaranga ugura icyumye utanze amafaranga yawe uguze n'icyumye ariko genda afata amafaranga njye n'igihingwa kikiri kibisi cyawe wihingiye kivuye kuri nyina bivuga ngo ndiye neza kuko ndiye urya neza kandi n'ifaranga ukaribona. Yego. Hanyuma se hari urubyiruko usanga rwararangije amashuri wenda hakaba afite isambu cyangwa mu rugo bafite isambu bafite umusozi nk'uyu twabonye ariko akumva yuko atahinga akavuga ati ngiye ibyo nize nibyo ngomba gukora niba bitabonetse ntago njya guhinga. Wabagiriye inama cyangwa se ibyo ngibyo iyo myumvire ifite iyihe ngaruka? Ibyo byo urwo rubyiruko rubaho ariko twebwe muri aka kagari kacu mu murenge wacu wa Nyamirama urubyiruko rwacu rwamaze kureba kure. Ntago iyo myumvire bayifite. Ibyo byo nibyo hari itsinda nasuye ejo bundi mbonamo rwose bafite n'urubyiruko. Ese mwebwe hari urubyiruko mufite mu itsinda ryanyu? Oya, twebwe turi ababyeyi bafite ingo. Ababyeyi b'abamama? Abamama n'abagabo. N'abagabo barimo. Urubyiruko se ntacyo mujya murufasha nko kubagira inama cyangwa se nko kubaha akazi? Urubyiruko nk'iyo twapanze kuvuga ngo tuje nko gutundisha nk'ibyo byatsi byo gusasira zino nanansi kubera ko n'isaso nayo ibikenewe iyo igihingwa cyacu gisasiye ntago izuba ribasha gukururamo y'amazi ari mu butaka. Ubwo rero rwa rubyiruko rutari rwamara gutera imbere natwe turuha akazi bakadushakira bya byatsi bakabizana tukabisasira nabo bagakora ku ifaranga bitewe n'ubushobozi bafite. Ariko nabo tukabashishikariza kwibumbira mu matsinda nabo bakagira icyo bakora. Wow. Ku kijyanye n'igihe twavuze ku murimo ariko burya bigendana n'igihe. Muri ubu buhinzi igihe hari aho bihuriye cyangwa ntago cyo mukitaho? Muri ubu buhinzi igihe nicyo cya mbere. Igihe nicyo cya mbere gute? Kuko impamvu igihe ari cyo cya mbere iyo udahingiye ku gihe ntabwo weza. Kuko ikintu cyose kigendana n'igihe kugira ngo ubashe kugera ku cyo wifuza. Igihe rero nicyo twaha umwanya wa mbere igikorwa tukakizana nyuma ariko twabanje kumenya ngo igihe ni iki igikorwa kikaza kubera ko igihe ugifite mu gihe cyacyo. Mu gihe cyacyo. Hanyuma badaha igihe agaciro bo wababwira iki cyangwa se bigirize ingaruka? Ubundi ingaruka zo kudaha igihe agaciro namaze kureba kure mbona ko ari amakosa. Ni ukuvuga ngo nimba ntumiye abanyamuryango muze dukora inama nkababwira saa 8 bo bakiyizira saa 9. Ni ukuvuga ngo wa wundi uje saa 9 asanga wahagereye igihe n'ubundi igikorwa kiratangira icyatuzanye tukagikora ntago wa wundi uje nyuma ibyo twavuze mbere abimenya kuko ntago ndi bwici igihe cy'uwazindutse ngo ngifatanye n'icyo wakererewe. Mbese igihe ni igihe? Igihe ni igihe. Ugiye nko kwaka serivisi ukagira saa 9 nk'umuyobozi ari kuguha serivisi akaza nka saa 2 bigira izihe ingaruka ku musaruro? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atubahirije igihe ibintu byose ukeneye bigiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo jye nagiye ku biro nkeneye serivisi ariko nari nkeneye serivisi nzi ko n'ubundi ndi buyibone wenda saa 2 saa 3 nkaba nagarutse mu gikorwa cyanjye. Ni ukuvuga ngo rero serivisi yo ntayihawe neza kubera ko cyagiye kitubahirijwe hari byinshi bipfa ibikorwa byanjye birapfa. Bivuga ngo
ibyo nateguye kuri uwo munsi, kuko ubundi ugomba kuba ku munsi wawuhaye igihe ku buryo mvuga ngo hari gahunda wapanze, ari gahunda napanze, mvuga ngo uyu wenda nari buze muri mu nanasi zanjye nkakoramo amasaha 2, yego, andi masaha 2 nkajya gutegura hazava ifumbire izajya muri izi nanasi, andi masaha 2 nkaba nagiye gushaka isoko ry'aho nzagurisha inanasi. Ese ubwo byagezweho? Ukuvuga ngo kubera ko ya serivisi ntayiherewe ku gihe, gahunda zanjye zose zapfuye. Ubwo urumva rero bituma habaho igihombo n'umusaruro muke. Yego. Turabashimiye abakurikiye Wazo Speed, ndetse namwe twari kumwe, turabashimiye kuba mwemeye kuganira natwe mukaduha umwanya wanyu, ni iby'agaciro cyane, kandi turabarerekera kujya mukurikira ibiganiro bya Wazo Speed kugira ngo twihute mu iterambere. Murakoze cyane.